Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo ku bifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze. Unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC, icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Ntabwo se nakomeye umukobwa bakambara akikwiza ahantu hose usaba yereka amaguru ye ndi byiza yawe se baje nk'uko ubyumva ariko uzasebya nakabyaje amaguru n'amajipo ntibireke none se wakazwageze yo ahubwo uyu mwanya bari urabizi ni pause break, abandi bagiye ndaguhamagara nshaka kumenya ikintu cy'ingenzi. nagira numve ko nta kantu nagufasha muri iyo pause ko arenge n'inko byose nabisoje. Oya nta mpamvu. Ibikise urantinya se ubusi twamenyeranye? Mumuna gahunda nyine uko witwara nuko twitwara njye n'abantu batipa basanze nyine atari ibintu bibi. Ako murabana beza kwa ntari bijyanye cyane cyane wowe uri umwana mwiza Mike. Thank you. Nuko wenda mutakunda ibintu byo gusenga cyane gusa wowe urabona ko byatangiye kugenda utangira gushaka kwiga nyine kuko wasenga. Kuya kubanza nkakubaza amakuru ndashaka kumenya tu. None se makwiye we tuganire tumenyane twibwirane. Kwanye ni meza nasanzwe. Nta bindi bintu bisanzwe Mike. Njye ndashaka kumenya ni uko inshuti yawe kuruta abandi bantu bari hano. Okay. Claudia urabizi aho naha ni ku Gisozi. Claudia akunda iki? Bana na muzehe papa. Claudia akunda ice cream. Akunda koga buriya ariko ishani bari nkunda koga ariko impamvu koga bimbangama nuko mbona abakobwa bambara mu mabikini nabo bashaka kujya. Se ndaba bagiye koga nkuko umuntu nyine njye nshyiraho ikanzu. Okay. Hanyuma bakunda n'ibandi. Abantu bakunda Imana. Umuntu ukunda Imana cyane. Umuntu ugira discipline. N'umuntu ukunda gukora, ukunda akazi. Ukunda papa wawe cyangwa nawe murabe? Oya njye nkubwiye papa byose arabyujuje. Ufite umukunzi ako meme ndi hose sorry. Oya tunesanzwe ku inshuti yawe kwa shana mukunzi mfite. Bamumva nyine ngomba kugira umukunzi ndi ready to marry. Nyine mbona umuntu nkavuga ati uyu muntu yavamo n'umugabo wanjye twazabana. Kuko nibwo kundi Imana ishaka ku buryo mwakubaka umuryango mugakora marriage. Kubaka umuryango mukabyara mukarera abana b'Imana n'ab'igihugu. Urukundo nyine rukaba productive atari urukundo rudusigira ibikomere gusa. Byiza ariko imyaka tugeze munsi yo gusiga ibikomere niyo iyo dukora tukabivana mu nzira. Let me help you. Okay. Ahubwo mbese uri tayari ngo mwere pasi y'umukunzi? No, ntabwo mbyizereramo. Shigeze iyo pasi turutse ku Mana. Ntabwo nizera muri pasi, nizera kwihura n'umuntu. Njye naguha pasi y'umuntu muziranye. Leave it. Ntabwo nabikora. I don't do that.
ntabwo mbikora pe ntabwo nizera muri pasi umufata gute nk'umukorige dukorana uwo mwana mwiza kwa ako kantu nise ko mbona ubwo ukuntu nyine niyumva bidasanzwe iyo turi kumwe iyo mubonye abantu mbere ko ukuntu mwagira gute twabiganiraho tukabigira gute inshuti byisumbuyeho mbese ariko turi inshuti tukabyita urukundo mbese ndagukunda uri seriyeze urukundo rw'abahungu n'abakobwa urwo twavugaga oh my god Shamai, I'm very sorry to say that ariko ntegereje umukunzi Imana izangiramo inama ikambwira ati Claudia ni umugabo wawe umukunzi Imana izampa election ikambwira ati uyu nguyu ni ukuri kw'Imana niwo ntegereje Imana ntabwo izaza ngo ikubwire umuntu n'uyu Imana ikorera mu bantu yakoreye mu mukozi wayo njye Mike ntabwo byashoboka mu ijambo rimwe N-O no kandi ikindi ntabwo nakunda n'umuntu utizera niba Imana itaba ndayiretinga imbwira umugabo wa n'uyu agomba kunda n'umwizera sibyo nizeye ko kunyumva neza utaramfatana nabi nk'umuntu wawe ushitinze nabi akazi keza Ibere hano ngewe ntarinze kubaza nabyibwira bibonye sorry akora ibyo wakoresha suzi ko ndi mapangiza kandi ndamwizeye aba afite ibikorwa nyayo aho yicara urajyahe muri kimwe cyose muvuye muri kamwe tuzi nari arababaye ashobora kuba nubwiye amagambo aremereye turi kuri sayizi y'umuvandimwe reka ya dukoreshe kugira ngo noneho Claudia akunde Mike mission impossible iraba possible okay igihari ni uko tugomba kurikiza umuvandimwe kurya ndibuza kumubwira ngo wini okay ese ibyo mbamubwira ku cyumba mbona usa nkaho utabyitayeho bite ese uba ari icyo utabona ese urabizi yuko uri mwiza ibyo ntabwo biza bitewe n'umuntu rwose nta bidasanzwe okay reka mbikubwire noneho ubimenye neza uri mwiza murakoze kuba nkuzi ntabwo bihagije gusa maya please yumva ndakunda uri mwiza umutima wanjye urakwishimiye ikirenze kuri icyo ndagushaka hafi yanjye what do you mean nshatse gusobanura yuko ndifuza yuko hagati yanjye nawe twazajya tubikurikirana bose ntabwo byakunda kuba njye mfite umukunzi maya wagereka kuba ukajije what do you mean ufite umukunzi ya mfite umukozi kandi ndamukunda araguhagije ya kuri buri kimwe cyose ya icyo ukeneye cyose arakiguha nanjye ndakora
ibyo ukora n'ibyo akora iyo mubihuje birakunyura. tuzamenya nitubana. Mu gihe utarabimenya rero naba ngewe mukorera igituma ubimenya. What do you mean? Maya, icyo wakenera cyose ndi tayari kukiguha, ariko basi ibyifuzo byanjye ukabihaza. I need to make a business. Bivuge neza ushaka kuryamana nanjye, right? Kora cyumukondera wumva vuba. Yes. Ahubwo 2 million every week. 2 million. Nasuwe nyine tuza tu. ntuzi bikimanye nasuzugwe kariya kageni nagashenzi kazi karansuzugura man njye uzi ko ari bwa mbere kuva nabaho nakitangiye Mike ari bwa mbere ntewe ndo ntabwo arangiza ngo ni ntuzi kanasuzugwe cyane kandi abyoroheje man. Nyine ufite gutuza kubera ko ibyo n'ubundi nta kintu biri buze guhindura. Uri kwitera stress. Bro ntabwo nabura ikintu muri akaragajije. Okay. Muri G's Nzijura bishidikanyaho. ndabizi ko Man uratekereza man ngo Kristo ngo suko bigenda ngo turamusengera ngo muzabanze ngiye gusenga. nimva rero mubwira sibyo urabizi ko ndi G yawe kandi nta muntu wabaza umuntu wanjye ngo agende amahoro. Nini biragiye kwikora iki? Je wakubita tuje tukakubita. Nta muntu turi bubabaze muri ubwo buryo. Dushaka ko twihorera mu buryo ariko ngiye kukubwira sibyo niyo byasaba ko turara tugenda cyangwa tukirwa tugenda byadusaba guca hejuru y'amazi cyangwa munsi sibyo niyo byagusaba wowe wa pasiteri n'itorero turara turishinze Kugira ngo yende gutenyera. hanze ntega amatwi turi kujyana Kumva. ugiye gukora igishoboka cyose sibyo igishoboka cyose uriya mukobwa utuma ajya mu rukundo Sona ndakunda gutemana iyo mutigo yigize ntega amatwi yigize umuntu urenze ngo asenye Imana ngo urenze. nakubwiye nyine ngo nibiba ngombwa n'itorero turarishinga natwe ariko ajye mu rukundo namara kujya mu rukundo nawe kubitababaza burya atazongera gukina n'amarangamutima y'umuntu ibyo kuzanaho ngo by'Imana zarenge ziki n'ibiki ntabwo ibyo ngibyo ari zo swing zacu sibyo ugiye kumushyira mu rukundo hanyuma nitumara kurumugezamo umukubitiremo ahasigaye natwe twiyezamukira aho turi sawa. Bro kantu numva risake. Kantu numva ari nyamibwa man. Erega burya umukobwa wese yemera utarabona ubwambure Kumara kubona mitijugunye. ase numara kurunguruka ari Mane ntabwo nakemera umuntu ababaza guhindura look muhindure kwafi muhindure imyenda na Bible turayigura usina be imyenda ndagura twa tuliba utw'amashati n'amatisi. Bro Durambo Nari izo ni delivery nshyashya urasaba kuzikurikirana ukamenya yuko uzagezeyo neza hanyuma ukaza kumurabura uko byagenze. Okay? Banzu ujye making sure yuko ibintu wohereje bigifite expired date. Kabimwe by'ubushize byajemo ikibazo kuko hari byagiye byaraba expired. Kirarira bari igihe umutuba turimo guhura nacyo. You making sure yuko ibintu byose biri clear hanyuma ubone ko wabyohereza. So izo delivery rero genda nazo uzicekinge urebe buri kimwe cyose ugishyire ku murongo
hanyuma nabyo ubyohereza. ko nawe yiseshimwe hari ukuntu ansumizemo akantu k'uburambe kubimenya kundusha nta kibazo n'umunsi n'akazi yari afite Mike na n'ubu ngubu ntabwo uramenya akazi kawe kose ngo ube wakikorera nta muntu ugusapotinga. ugenda byumva ahubwo nyine kugira ngo byihute. Okay, it's okay. Ntacyo ugenda umuvugisha nyine musabe abasha kuba yagufasha. Okay, sorry. Nasema kombona Mike umeze neza? Serious? Mike ko nakuzi uri kuri discipline neza uri. Cyangwa ugendekeye gute Ikibazo nta bidasanzwe nuko nyine byose nyine n'imyaka ikwegera imbere. Mike ari ikintu mishe. Ariko discipline kuvuga nta komanze n'ubusanzwe ndakomanga. No, ukuntu usa nyine ni ibintu nakumenyereyeho ubundi uza mu kazi wambaye za maya muri staff sobanuza ukuntu nabyuka nyine n'indi moto kandi murakoze thank you for your compliment. Idea basa neza. Thank you. Okay, so genda ntacyo ukurikirane cyakaza. Yego kazi keza. Look at me, bro. Kumbona ni look. Usajijwe n'ibisizi? Bro, umwana ngomba mutsindi bro. Naza karambira ngati. Uwo Mike uraberewe. Ndagati. None wasuti yawe. Ni brag izacu. Urambona shaka comment ariko. Umwana kwimo kubera nshimba imyuzi imbere ya Claude yarandeba angati. Mike waberewe. Ndagati umutima utene wasuti yawe. Ndagati. Merci beaucoup. Non, il te voit en France. Bro, share comment dans les ambonye wowe. Share comment nawe. Si. Aga patro kabona. Bro, uyu. Patro muraba yakubwira bro bino ntabwo bigezweho. Nta musore ufite passing ngo imbere ibintu by'abasaza. Ibintu by'abasaza. Bro, nta musore ufite passing ngo yambaye kise we. Asibiye ngo gutema. Bro, ushaka inka wajyama urimo kuryama nk'inka. Ubundi kunda. Ubivuze mu rugo gisasa amatora n'icyari. Bimeze neza. Ntabwo kimeze fresh, ubu ntabwo ari fresh nibyo barara nkama. Bimeze neza. Hari bya bindi Kristo mwami. Nta n'ibyuzi bro bavuga Kristo mwami. Baravuga Kristo Yesu akuzwe. Yigende bakaturi. Yesu ashimwe. Oya, basubije. Subiza. Mbese bebisi nakomanye n'uganga gacupa. Ashimwe cyane. Muramwambaye gutya se byanamo. Tugeze hano twinywera ntago twari twazanye boro nyine yacu nyine ntabwo tukora mu yikiza ntabwo twamara ofisi mu kazi. Namba mfite orbit mani mu mufuka. Ndakwitamo ngacupa kamwe bitewe n'ikinyabiti nitunabura ntabwo mu mufuka. Oya icyo ushaka mu gutsindira mwana kuba yabonye ko nambaye neza akubetse gatamaye ariko no banyarwa kwaje neza buruki ako wewe wagiye uyu musika muri yakunda urukundo rwanyarwa bro no baby why ameza ivyo Mike namara kumwemeza ikibazo se cyo kuvuga ngo urukundo rwanyarwa n'utari rwanyarwa ivyo ntibindeba icyo nkeneye nuko mukura mu byo yizera no mushira mu byo ngiye nshatse. Intambwe ya mbere ngo Mani zaguha. cyakwa ko mu apro ariko
bora ni natwiza ibyo naza tubiri mani fata ibyo document uzwi izi dokima ariko nshaka no gukinisha bro ubu ni kujyanisha akabashyiraho gutega pasi arabikora kabiri gatatu utazayambara tise nta musore uteye pasi mu amazi uya tise ntari uyu mugore aturana uyu mugabo wawe akubonye umugore urukundo ntabwo byongeye kwishizwa bro wambwira ko bisa nabi wambwira ko bisa neza ko iki ngombwa kagitegenegezeho nuko kudembera ko nabiri zakoze izo excuse uri kumpa ntabwo ngenewe kuzumva please genda Cyo gukitse muri n'iki utari no banza unyumve nyine banza unyumve ikibazo cyawe ni uko uhita unzamuraho ijwi ugashaka kuri inzu nzamurijwe kukurusha Maya reka twumvikane je nshaka kunsobanurire naraguhamagaye ndakubura ntiwaje kunsura nkuko byari bisanzwe niyo sinzi excuse uri umeze nk'usuma kuki wowe utaje kunsura ngo urane nimba ndi mu rugo cyane ari mu rugo kuki utigeze utekereza ko nagize ikibazo cyawe no kumva ko Maya buri gihe niwe ugomba kuza kukureba Maya niwe ugomba kuguhamagara Maya niwe bigomba kuki utaje kundeba ngo rero nimba afite ikibazo cyangwa ikibazo sinyine ari kukibigo n'iki naguhamagaye numva none se kuki utatekereje ko waza kunsura nkuko nanjye nza kugusura iyo nakubuze njye sinza kukureba ubundi wagiye ugabanya kwikura nyamara ntangiye kubona ko wenda cyangwa wabonye undi muniga nyine uri kugitamo mw'iminsi niyo mpamvu utagiye guteza ko nabonye undi muniga uzi iyo nabonye undi muniga ntabwo nakabaye ndi hano ibyo byo wakabimenye wakanabishyize mu mutwe wawe ntabwo nakabaye ndi hano ndi kugusobanurira ndi gushwana nawe nakabaye ndi kumwe nose ni gutukura phone nyine umunsi wose nta kindi kijambo muri kumwe ubwo niba atari muniga wenda tuvuye ko ari igisaza nyine tu ntabwo nyine naje mu rugo none kucucije ibintu utazi wundi wagiye ubanza ukumva umuntu kuva n'ibyo avuga okay mbere yo gukuraho phone iyo umpamagara ukambwira ko umunsi phone ese nawe ko nayo kuyeho ubundi nyine nsobanurira ikibazo ni ikihe gihari telefone yanjye yarapfuye ejo nabyutse mu gitondo kubita hasi naziba muri screen jatangiye kujya intera nyine za kabiri Maya ubwo ni barizo mutakinzi muhamagare nziguhereze telefone irapfa ipfa kubera ko ngiye kwihamagara ndangije kwihamagara banza unyumve telefone yanjye yarapfuye umunsi wose nari maze iminsi ntirirwa mu rugo inzu yanjye isa nabi mubaza mbanza gukora amasuku nita ku nzu yanjye maze kuyitaho ndaryama ndaruhuka mu gitondo nibwo nabyise njye gukoresha telefone wajyaga mvuye musuku ngo njye gukoresha telefone se nawe uza kuba nyine bari kuza mu rugo kandi ukamenya nimba ari ikibazo mfite ariko se nyine kuza kureba gute amafaranga yanjye yose bari kuri telefone urabise sinye ntunga amafaranga mu ntoki uvuze ibyo ari kugenda bite ushaka dutangire dukine ibintu iyo byo kuvuga ngo gutya ngo na gutya okay niba mva ariko imikino y'inko komeza yikine wenyine nyine umva nyine mubwira ariko ntuzajya nyine ariko ntuzajya umera gutyo naragusobanura n'umwumve ugatangira kumushinja amakosa ubundi Maya buri gihe afite amakosa okay nyine tuzi sibyo ntabwo nyine mba nkubwiye kuriya mbashaka unsobanurire menye n'ahantu umuntu wanjye umbaje gusobanura nta bintu by'ibitoganye ntabwo byazirega nuko bamanza kugucisha gutya na gutya ngucisha hehe iyo mbwira karese ko phone nyine yagize ikibazo mba nasakuje ikibazo cyawe nuko wumva ko buri gihe Maya niwe ufite amakosa Maya ko ataje kundeba ari kunca inyuma Maya ko ataje kundeba byageza nyine umva mbere sibyo urabizi ko ntabwo rigama mvuga bino byose komba mwumva umuntu wanjye ibaze nka weekend birangiye nawe ndabanje utunareba rega ndakwemera ariko ntukandakaze mwana ngiye ntabwo ibintu byo kurakara mbafisha agajibiji nziza jibiji ariko rero kwambye simo sere ko nyine ndabyumva nakoze amakosa siyo ako nizere ko ndi nta muntu uri kutwitambika nukumva ko wakoze amakosa ngo yashinje Maya ibyo uze kundeba ukasanga ntahari wenda nubwo ari kunshinja ngo wenda Maya nyine reka mbanze mwibutsa akantu urabizi ko ngiye n'umuntu namwica kubera wowe njye ariko urabizi ko namukuramo iryinyo bijya bikureba birebere kure sibyo
sobanura ibyo mbonye n'amaso yanjye nshobora kuba mbonye mu gishimo simbisobanuye. Isimbi bari kubwira Isimbi Maya ndabwira sobanura n'amaso yanjye ni ibya nyabyo bagufashe ku ngufu cyangwa bagufashe ku ngufu. Wikwirengagiza unamye n'amaso yanjye kuko byakugwa nabi. Ca bugufi umbwire ni ibiki biriya ngo uboneshe n'amaso yanjye. Ni ibya nyabyo cyangwa ni sikamu wenda ndarose? Muzabire nabi uriya yiga kuba zirengera. Nujya mubwira iki? Kigutanga raporo. Sobanura. Izo mbonye ni ibiki? Ibyo ubonye ni ibitanga amafaranga hari ikindi? Ubu urukundo uragenda ariko tujijwa ukagenda ugasara ukunda umuhungu ngo ni umuhungu wa mbere ukunda ku isi ngo umutifu nawe araharasamye ngo ugenda no gupfira yapfuye. Uretse ibyo byo kuza no gusukisha ibyo gusukisha kukurira niso ninyo romojyana ibyo byo rukundo nk'ibyo bizanye mu by'amafaranga ntabwo mukunda ibi ngibi byo kurangira no munsi we nawe mutandukanye kugenda muri abo bakozi. Ariko ni munsi umunsi ntuzajya kunga mu matera. Ntuzajya kunga mu matera. Nushaka uzabira cyangwa cy'inshuti mu Ntuzajya reka kwigiranya n'ibindi. uyimisha Wabonye umuntu kwa amafaranga wabyanga. Uza kuvuga ngo ngenda guha amafaranga wabyanga. nese nyine kuva uri guca inyuma shiri wawe guca inyuma inshuti yacu gusa uri inshuti nyabaki Barusha bandakunda sibyo? ntabwo mukunda yamukunda ntabwo uri kumukorera ibintu Ariko n'amafaranga arayakunda. Icyo nicyo kintu. ndabivuga bro ndabivuga